Mwiriwe mwaramutse nizere ko mumeze neza. Harashize iminsi ntafata umwanya ngo nibwire abanyarwanda ikindi ku mutima. Uyu munsi igihe tugiye kuganira you guys ni ikintu namenye ngeze hano muri diaspora. Ikintu kigomba guhinduka. Ngewe kirambabaza buri gihe mubimbwiye. Kandi nagara ku maguru yanjye abiri mvuze ko atari njye nyine bibabaza. Hari akato. Yes, hari akato gahabwa abanyarwanda bari muri diaspora. Iyo tuvuze ngo nkumbuye mu Rwanda, nkumbuye u Rwanda, nkumbuye abanyarwanda, nkumbuye you know whatever. Mbega buri gihe umunyarwanda uri muri diaspora avuze ikintu akumbuye mu Rwanda, gusubira mu Rwanda, nkumbuye abantu mu Rwanda, ndumva nabasura. Birababaje cyane. Hari abantu bahita bamubwira ati none se bagabifata nkaho ahubwo warenzwe, nkaho udafite uburenganzira bwo kuvuga ko ukumbuye mu Rwanda kuko uri mu mahanga, kuko nyine yaklishe ko amahanga nyine ni muri paradizo. Ati ni gute wahagera ugakomeza gukumbura burya kabigasekwa nkakeze ku buryo birangira wumvise utari ngombwa kubivuga. Mbega bakuzimya ku buryo uvuga uti damn, actually ntabwo mfite uburenganzira bwo kuvuga ko nkumbuye mu Rwanda. Si bose again, si bose, ariko guys nta mu diaspora utakubwira ko ibintu yahuye na nibyo uri kwigira, nibyo uri kwivugisha, wararenzwe. Ariko hari ikintu kimwe mwibagirwa, ari impamvu nyinshi zituma abantu baza muri aya mahanga, yaba izibaturutseho yaba n'izitabaturutseho, yaba ari impamvu z'utuzi z'amashuri, abantu baza gusanga umuryango wabo, abantu baje wenda bataza kwatinda ariko ugasanga bubakiye hano, bafite umugabo cyangwa se umugore afite abana bari mu mashuri. Isi yabaye nk'umudugudu. Ntabwo byagakwiye kuba ari igitangaza kumva ko abanyarwanda bafite ubuzima mu bindi bihugu bitari u Rwanda, ariko ntibikuraho ko batakunda u Rwanda ngo barukumbure kandi babashe kubivuga batifata, cyangwa kubera iki ngo uri kubivuga ngo ngaho byerekane ngo ngaho ngwino. You guys think that it's that easy? We have the right to miss our country. Nimba umunyarwanda wa muri diaspora ukaba wumva urukumbuzi rukurenze, ujye ubivuga nta kwishisha. Iyi nostalgie ibiturimo kuko nibyo aya mahanga arahanda. Hashize imyaka 30 igihugu cyacu gihuye n'ibihe bigoye. Hari abantu benshi bisanze hanze y'igihugu gutyo batabiteganyije, wenda bahavukiye bafite ubuzima bwabo muri ayo mahanga kuko naho ni iwabo. Sinzi ko nabigusobanurira. Ushaka kugira iwanyu henshi, buri wese burya abafite ukuntu ibintu bye bipanze. Nizere rero ko iki kintu tucyumvikanyeho, murekere guha akato abanyarwanda bo muri diaspora bari kuvuga urukumbuzi bafitiye u Rwanda, igihugu cyabo, kuko murabizi ko nta hantu haruta mu rugo. Amahanga uko wayagendamo kose burya mu rugo hahora ari mu rugo. Okay, ndumva ari ibyo nayo mbafitiye uyu munsi. Nizere ko you guys love the look. I love it as well. Nimba ibindi bintu mushaka tuganira, mubisiga hano hasi in the comments. Bye.